Inkuru yacu tuyitangiriye aho tubona umukobwa uri muri Simba arimo kugura pome. Ku rundi ruhande baratwereka undi musore nawe wari uri aho ngaho muri Simba. Akiri aho ngaho yarebye imbere yiwe ababonye wa mukobwa. Arangije aramwitegereza ahita amusanganira. Umusore turasa neza nubwo ari inshuro ya mbere mubonye. Umukobwa ati wow, ibyo ariko ni ibisanzwe. Umusore ati ntago nje hano kukubwira inkuru ahubwo ndi hano kugira ngo umigiye cy'amasegonda 30. Umukobwa ati ubwo nibwo buryo uri gukoresha se kugira ngo nguhe nimero yanjye. Umusore ati oya nyine urebye gusa ariko nyine turi abantu. Amasegonda 30 arahagije turaba tuvuganye. Umukobwa ati hanyuma igihe cyawe cyatangiye. Ubwo baraganiriye. Umusore ati ngaho mpa nimero yawe nkuko nubundi wabivuze. Umukobwa yahise amuhereza telefone arangije aramubwira ati ntuzatume nicuza ibi ngibi. Umusore ati nzagerageza rwose. Akimara kwandika nimero yiwe umusore nawe yahise amuhereza telefone yiwe ashyiramo nimero. Ari nako umusore akomeza kumwitegereza. Umukobwa yahise yigendera. Umusore akomeza kumwitegereza. Barakwereka wa mukobwa yageze mu rugo ariko ubona ko atameze neza. Yari ari kumwe n'inshuti ye. Irangije aramubwira ati ihangane. Ubuse kuba wagiye ku isoko koko nibyo byatumye urwara umutwe umeze gutya. Umukobwa ati nakubwiye ko nari mfite stress. Hari n'izuba ryinshi. Niyo mpamvu nyine narwaye umutwe. Hanyuma uriya muhungu nawe araza aramvugisha. Inshuti yiwe iti buretse gato. Hanyuma uwo muhungu wamukunze se? Uyu mukobwa urwaye ati nari mbizi kura byita gutyo rwose. Ahita amuhamagara ati Kiara. Kumbe yitwa Kiara. Ese ni mwiza basi? Kiara ati Jen. Ntago mbizi niba ari mwiza pe. Kumbe inshuti yiwe yitwa Jen. Jen ngo yahise amubaza ati nose wigeze umuha nimero yawe? Kiara ati yego. Jen ngo yahise amubaza ati hanyuma se ugiye kumuhamagara? Kiara arangije ati yego. Gusa ariko panira ijoro. Gusa ariko bisa nkaho ari umwana mwiza. Ubwo rero ndaza kubitekerezaho. Jen ati umwana mwiza? Ubwo bisobanuye ko aseka neza, ari muremure ndetse ari ni bogari. Kiara ati ntago mbizi. Jen ati ntewe ishema nawe Kiara. Kiara ati nanjye ubwanjye ntewe ishema nanjye. Namuhaye nimero yanjye gusa ariko ntago nshaka kumwigaragariza yuko mushaka. Jen ati Kiara wabona kino ari cyo gihe cyawe kugira ngo ufungurire umuryango umuntu mushyashya. Kiara ati ntago mbizi Jen. Jen ubwo yahise aririmba ati hari umuntu hano ugiye kubona boyfriend. Kiara ubwo yahise amubwira ati ceceka. Barakwereka wa musore wacu tutaramenya izina rye. Yari ari mu cyumba yicaye ari kubona ari kure. Ubwo yafashe telefone arangije arahamagara. Gusa ariko ntago bari barimo kumwitaba. Yahise ahaguruka aho ngaho arigendera. Kiara ubwo yari ahagaze ku muhanda bisa nkaho ategereje imodoka. Hari imodoka yaturutse hirya. Yaraje muhagarara inyuma. Ahindukiye inyuma arangije ati Diamond urakora iki hano? Kumbe Diamond ni wa muhungu wacu. Diamond ati nyine nari nitwariye bisanzwe ndangije nyine ndakubona gutyo by'impanuka. Gusa ariko se kubera ikindi gukomeza kuguhamagara kubera iki utari kunyitaba? Ndetse nanakwandikiye ariko ntiyigeze usubiza message zanjye. Kiara ati nyine nabonye missed call zawe, nabonye na message zawe rwose. Gusa nafashe umwanzuro wo kutagusubiza. Diamond ati okay, hanyuma se nakubaza ni ukubera iki? Kiara ati natekereje ko kugusubiza cyangwa kukwitaba bishobora guteza ikibazo. Gusa ariko simbizi. Ubwo Diamond yahise asubiza umukobwa ati ni ukuri ndi umuntu mwiza. Rero nta kibi ngambiriye kuri wowe. Icyo nkeneye ni ugukomeza nkavugana nawe tukajya twiganira nyine bisanzwe. Ese biragoye? Ese ubundi okay reka tubyihorere. Hanyuma se ubundi kuki uhagaze kuri iri zuba? Kiara ati nari nahamagaye imodoka iza kuntwara gusa ariko ndi kugerageza kumuhamagara ariko yanze kunyitaba. Ubwo rero nari nyitegereje. Diamond ati ese basi wareka nkagutwara nkugeza mu rugo? Kiara ati oya nta kibazo meze neza. Diamond ati Kiara mbabarira ntago basi ndi bukuvugisha. Nta kintu na kimwe ndi bugukore. Wowe ndagutwara gusa ngo ugeze mu rugo kubera ko iri zuba ni ryinshi cyane. Umukobwa ati uri seriye kuri ibi ngibi? Diamond ati ni ukuri ndi seriye ndagutwara mu mahoro pe. Ubwo umukobwa yahise azenguruka ajya mu modoka baramutwara. Baparitse imbere y'umuryango. Umusore asohoka mu modoka kugira ngo aze akingurire umukobwa. Umukobwa agiye kugenda umusore yahise amufata ukuboko aramukurura. Arangije aramwitegereza. Diamond ati ndabizi neza nyine ko atari ngiye muntu uvugisha njyenyine gusa ariko niba hari ikosa nagukoreye ni ukuri mbabarire. Kiara ati nta kosa wakoze ahubwo gusa nuko nta mwanya mfite w'ibi ngibi pe ndakwinginze mbabarira. Diamond ati urabizi neza nawe yuko udashobora guhagarika umuntu ufite ibyiyumviro biri kumukontorora. Kiara ati ndabizi neza ko udafite gukomeza kuvugana nanjye nkaho ndi umuntu wakomeretse umutima. Diamond ati ariko nta kintu ndi gukemura. Ikindi kandi ntago nigeze
mvuga kuri heartbroken. Kiara aranje ati wakoze kuntwara. Ubwo yahise amusiga aho ngaho arigendera. Diamond yarababaye arangije asubira mu modoka nawe arigendera. Kiara yagize mu nzu aricara aratekereza cyane. Jane ubwo yamanutse mu cyumba ahita abona Kiara muri salo. Jane ubwo yamwicaye iruhande aramubaza ati ntiwigeze urya iri joro, ese umeze neza? Kiara ati nta peti mfite. Jane arangije ati nta peti ufite? Ubwo bisobanuye ko hari umuntu uri gutekereza cyangwa se hari ikindi kintu kiri kukubangamira. Ese ni ibiki? Kiara arangije ati Jane urabizi neza ko uyu munsi ntago narindi mu rugo, hanyuma nahamagaye kabu kugira ngo izi ntware, gusa uwo muntu ntiyigeze aza kuntwara. Ubwo nkiri aho ngaho nyiri ku muhanda Diamond yahise acaho arangije arambona. Jane ati Diamond ni wa muhungu se mwahuriye muri supermarket? Kiara ati yego. Ubwo rero yahise ansaba ko yantwara ansezeranya ko nta kindi kintu turaza kuvugira mu modoka ari ukugenda gutyo gusa, ndetse ni nako yabigenje, ntago yigeze amvugisha. Ariko ubwo yangezaga hano yashatse ko tuganira ku byacu, gusa ariko numvaga ntabishaka, ubwo nahise nigendera. Jane ati Kiara nukuri ntago komeza gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ku bantu bakeneye kugukunda. Kiara terega ntago byoroshye, mu by'ukuri nta muntu nshaka kubabaza, ntago nshaka gutangiza ibintu ntazarangiza. Jane ati erega ashobora kuba adashaka umuntu uri perfect, gusa ariko basi akaba ashaka kuba yabona umuntu aba ari kureba, kuki utamureka basi ngo agerageze? Kiara ati ariko ibyo ntago biri fair kuri we, erega birangira umuntu ababaye, erega ntago nshaka kuri ya musore Diamond ababara nyuma yuko ngiye. Jane ati guceceka kwawe rero nako birimo biramubabaza, hanyuma rero ukuntu uri kwiyumva wakabaye ubimubwira, ibyo biruta rwose guceceka gutyo gusa ndetse ugakomeza umwigiza hirya yawe. Rimwe na rimwe hari igihe biba ari ngombwa kwemerera umuntu kugira ngo agukunde, ntago rero wakomeza kwikorera ibintu bimeze gutya. Ni ukuri ushaka wamwihera urukundo kubera ko ntago isi irangiye. Kiara ati ntago ari iherezo ry'isi, kuri njyewe nta kintu nsigaje ku isi pe. Jane ati ndabyumva, gusa ariko niba wiyumvamo urukundo wakabaye bimubwiye. Kiara ubwo yazunguje umutwe, ubwo yahise amwiyegereza aramubaza ati ese wafashe imiti? Ntago turamenya ikibazo uno mukobwa afite. Kiara ati ndatekereza nshaka koga. Ubwo yahise ahaguruka arangije ajya mu cyumba. Diamond ubwo yari ari mu cyumba ari kureba muri telefone cyane, abona inshuro zose yahamagaye umukobwa ariko ntiyamwitaba. Ubwo yahise afata umwanzuro wo gusiba nimero yiwe, wabonaga ko ababaye cyane. Ubwo yahise afata telefone arangije arasohoka, yafashe imodoka araza aparika ku muryango kwa Kiara. Yarasohotse ubwo yari afite n'impano mu ntoki, yageze ku muryango arakomanga. Kiara yarakinguye aramwitegereza, umusore nawe aramwitegereza. Umukobwa yahise yongera arakinga, umusore yarumiwe. Ataragenda ubwo Jane yahise akingura arangije ati hayi wihangane rwose, gusa igihari cyo nuko nyine atiteguye, nta nubwo azi ukuntu yabikubwira, atekereza ko bitaba birimo icyubahiro. Diamond ati erega nta kintu na kimwe nari ntegereje, nashakaga kumenya ko ameze neza, hanyuma rero mbonye ameze neza ni ukuri mwitayeho cyane, hanyuma umumpere tuno tuntu. Ubwo Jane yahise abyakira arangije ati ndaza kubimuhereza rwose nta kibazo. Diamond ubwo yavuye aho ngaho ariko ahava ababaye cyane. Bwarakeye umusore aragaruka arangije arakomanga, gusa ariko nta muntu wari uri gukingura. Yaragiye arunguruka mu madirishya ahagarara hanze arategereza. Yarategereje isaha ya mbere irashira ntiyarambirwa, ategereza isaha ya kabiri nayo irarangira. Yakomeje gutegereza mpaka bibaye amasaha 3. Akiri aho ngaho yumvise umuntu akinguye, kumbe ni Jane wari usohotse mu nzu. Jane ati uracyari hano? Umusore ati yego. Ahubwo se ameze neza? Jane ati ameze neza. Diamond aranje ati basi namubona? Jane azunguza umutwe ati oya. Diamond ati umva nkubwire, ni ukuri namaze amasaha 3 hano, ntago rero ndaza kugenda ntamubonye. Jane ati ntago ntekereza ko we ashaka kukubona. Diamond ati ibyo ntago ndi bubyumve, kubera ko Kiara ndi kumutekereza umunsi ku wundi, ntago nshobora kuryama ntamutekereje. Iyo mbyutse niwe muntu wa mbere ntekereza, ni ukuri kurya byananiye, ubuzima bwanjye buri mu kangaratete. Ubwo umusore yabivugaga narira, ubona ko koko yakunze. Ni ukuri naje hano mpamaze amasaha 3 mutegereje, ese kuki ari kunyegezayo? Ese byibura nta nubwo ubona urukundo mfite? Ni ibisazi. Jane ati ndabyumva, nyine Kiara hari ibintu byinshi yanyuzemo, kandi nyine nibyo umutima we umusaba kukwegezayo. Ese kubera icyo utabyumva? Hanyuma rero ukeneye kwikunda. Diamond ati hanyuma utekereza ko ntikunda? Hanyuma ibyo bintu yanyuzemo utekereza ko njye mbyitayeho? Icyo nshaka ni Kiara, ndetse nkamuba hafi umunsi ku wundi. Ese ndagaragara nk'umuntu mubi? Jane ati oya. Diamond ati ndabizi neza ko ufite kumbaza ibintu byinshi, ese ni iki kibi koko nakoze? Mbabarira umbwire. Umusore yatangiye kurira. Jane ati ni ukuri Kiara yanyuze mu bintu byinshi, ntekereza ko ubu ngubu afite na depression. Diamond
ati genda umubwire yuko ntarava hano ntamubonye, ndaza kuryama hano masinzirire, ntago ndi buve hano ntamubonye. Jen ati ndatekereza kino atari igihe cyiza cyo kujya muri ibi ngibi, akeneye igihe, basi muhe igihe. Diamond ati okay, ndaza kumuha igihe nta kibazo, ndaza kuryama hano nkomeze ntegereze, sakeneye igihe ndakimuhereza rwose ariko ndaba ndi hano. Jen ati ariko ntago waguma hano. Diamond ati ndaguma hano, ibyo nta kintu bintwaye, ndakomeza ntegereze. Ubwo yaraje ahagarara hano ku modoka ariko ubona ko ababaye cyane. Jen ubwo yahise agenda, umusore asigara ahangaha ndetse ari kurira. Barakwereka Kiara ubwo yari ari muri siporo ariko afite ikintu kiri kumufata mu nda, yarakomeje arirukanka, yahise yikubita hasi. Diamond ubwo yari atwaye imodoka ari kwigendera yabonye umukobwa yikubise hasi, asohoka mu modoka vuba vuba, yahise amushyira mu modoka vuba vuba amutwara mu rugo. Barakwereka ubwo yari aryamye muri salo yarakangutse. Diamond na Jen bari aho hafi. Kiara yabyutse ari kubaza ati ese byagenze bite? Jen ati wikubise hasi ubwo wari uri muri siporo. Diamond ubwo yakubonye arangije ahita akuzana. Kiara ati ese ari gukora iki hano? Diamond yarumiwe. Kiara ati ese uri gushaka kugaragaza iki ko ushobora kuntabara? Diamond ati nageragezaga kuba intwari, ushima Imana ko nahagereye mu gihe. Kiara ati oya, wahageze mu gihe kitari icyanyacyo, icyo nkeneye ni ukuvana ukagenda. Okay, ndaza kugenda, basi wiyiteho. Diamond ubwo yahise asohoka ariko ababaye. Ubwo Jen yahise yongera aramuryamisha ariko ubona ko ababajwe n'amagambo Kiara abwiye Diamond akagenda. Diamond ubwo yari ari mu buriri yafashe telefone yohereza message, arangije araryama kugira ngo ategereze ko bamusubiza. Yarabyutse areba kuri telefone abona ntago bamusubije. Kiara aho yari ari mu buriri nawe Jen yamusanze mu buriri, aramubaza ati umeze uti? Kiara ati ubu ngubu ndumva ameze neza. Jen ati ndabizi neza ko kitari igihe cyiza cyo kubivugaho, gusa ariko kubera iki uri gufata Diamond gutya? Icyo yari yakoze ni ukukuzana mu rugo, gusa icyo wamusubije ni ukumubwira nabi ngo asohoke mu rugo. Kiara ati ariko ibyo ngibyo yabikoze ntabyo namusabye. Jen ati hanyuma icyo wari ufite gukora ni ukumubwira ngo nave hano? Kiara ati Jen ntago uzi uburyo niyumva, ntabwo uzi ukuntu bimera kwinjiza umuntu mu mutima wawe akawangiza ubundi akagenda. Jen ati hanyuma ibyo uri kumukorera utekereza ko atari kubabara kurenza uko uri kwanga ko yababara? Kiara ati ariko ububabare buratandukanye, kuba yaza kumbabaza akagenda bitandukanye nuko namubuza kano kanya akababara rimwe. Jen ati Kiara ntago nukuri uraza gukomeza gukora ibi bintu, ikintu akora ni ukugufasha. Kiara ati Jen ukomeza kuvuga nkaho unyumva ariko ntago wumva ibyiyumviro byanjye, ntago wumva ukuntu bibabaza kureka umuntu akaza mu mutima wawe hanyuma agasohoka nkaho atigeze ahagera. Jen ati Kiara ndakuzi uvuka, ugenda nari mpari, intambwe yose wateraga mu buzima bwawe nari mpari, hanyuma kano kanya kuba ndi gutekereza ko umunsi umwe uzagenda ukansiga wumva ko ngiye bitambabaza? Kiara ati Jen ese uzi uko niyumva iyo ndi gutekereza ko ari ngiye uzagenda mbere yawe, ninjye uzagenda mbere y'abantu bose. Jen ati hanyuma Kiara kubera iki utemera ko basi ukundwa? Reka abantu base bakwiteho, wibirukana wibajyana kure, ubizi neza ko ufite igihe gitoya ku isi, rero wikomeza kwikorera ibi ngibi hanyuma ushaka kuguma uri wenyine ku minsi usigaje. Kiara ati yego, ibi biraruta rwose kubabaza abantu. Jen ati Kiara ngaho rekera kurira, gusa ariko basi ureke abantu bagukunde kuri aka gahe usigaje. Kiara ati urakoze Jen, gusa ariko ndashaka kuba ndi njyenyine. Jen ubwo yarahagurutse aragenda. Kiara yasigaye arira ariko ntago turamenya ngo ni iki kiri kumuriza. Komeje kuvuga ko asigaje igihe gitoya ku isi, reka tumenye n'iki kiri kumuriza. Diamond yagarutse gukomanga ndetse akomanga ahamagara Kiara. Kiara yarakinguye arangije noneho arasohoka. Kiara ati Diamond. Ubwo Diamond yahise amufata vuba vuba amwegeka ku gikuta, arangije ati mbwira ni iki nakoze, ni iki nagukoreye ku buryo mfata gutya? Ese ni ikibazo kugukunda? Nkoranza hano umunsi ku wundi, naragerageje ntako ntagize ndetse nkomeza kukubera mwiza kugira ngo basi wumve ko ngushaka. Kiara ndagukunda cyane, ese kubera iki uri kunkora ibi ngibi? Kuki ukomeza kunyigizayo? Ni iki kibi nakoze? Ese ndeba mu maso umbwira icyo nakoze. Kiara ati erega bino ntago twabikora Diamond. Diamond ati ntago twabikora? Kubera iki tutakundana njye nawe? Ngaho mpa impamvu basi ndagenda, mbabarira umpa impamvu byibura iratuma mva hano. Kiara ati mfite kanseri. Mana we, iri kuri stage ya 4, muganga yambwiye ko nsigaje amezi 6. Kiara wacu disi afite kanseri ndetse ngo afite amezi 6 yo kubaho gusa. Abwira Diamond ati 2 aranashize, ubwo urumva ko nsigaje 4. Diamond ati hanyuma urumva iyo ari impamvu umpaye? Uri kumva se ubwo mfite ubwoba? Kiara ati nakifuje ko yakabaye ari imikino
ariko nta mikino iri hano. Diamond ati hanyuma uri kumva ko umbwiye ko ufite kanseri aribyo biraza kunca intege, nubwo yaba iminsi 2 usigaje yabihagije, iminota 2, amasaha 2, njyewe nta kintu bimbwiye rwose, basi mbabarira abari ngizafata umwanzuro wo kugenda. Kiara ati erega nago nshaka gutangiza ibintu hanyuma nkagusiga ubabaye. Diamond ati oya wifata imyanzuro gutyo, nukuri ndi mu rukundo nawe. Kiara ndagukunda ndetse nta nikizabihindura nyuma y'ayo mezi 6, amezi 4 cyangwa se 3, ibyo ntago mbyitayeho, icyo nshaka ni wowe kandi nkagukunda nkuko bikwiriye. Kiara ndagukunda. Ubwo Kiara yahise amuyambira disi, nawe yaramukundaga nuko nta kundi kuntu yari kubigenza, yangaga kumusiga ababaye ariko nawe yaramukundaga, yari yaranamukunze mbere, batangiye kubaho bishimye cyane ko yari asigaje igihe gito bose babizi. Byari umunsi umwe Diamond afata umukobwa amufunga ku maso amuzana mu cyumba cyiza giteguye. Icyo yifuzaga ni ukubona umukobwa abayeho yishimye mu gihe gito yari asigaje. Umukobwa disi byaramunejeje, arangije ayambira Diamond. Uwo munsi bagiranye ibihe byiza, barakwereka Diamond yamuzaniye ibiryo mu buriri, arangije aramaza ati ese umeze uti? Umukobwa ati meze neza. Ubwo yafashe ibiryo agiye kumutamika, Diamond ati ngaho asama. Umukobwa ati ese uzi kuri kumbwira wagira ngo mfite imyaka 5? Diamond ati uri akabebe kanjye fata nkaho gafite imyaka 5. Kiara ati nukuri uri mwiza. Diamond ati njyewe mbera mwiza, umuntu nkunda cyane. Ubwo Diamond yamwitegereje ku munwa. Umukobwa ati iyo abana nimfite ubushobozi bwo guhagarika igihe nahita ngihagarika kano kanya. Diamond ati amen. Ugihagaritse nanjye nafata isegonda kurindi nkarikoresha nkuko bikwiriye, nkakwitaho. Icyo nkeneye ni ukugumana nawe, ngaho ngwino hano. Ubwo yahise amufata aramwegereza, arambwira ati ndagukunda. Umukobwa ati nanjye ndagukunda. Diamond ati ngaho mbwira niba ugiye kurya ibiryo cyangwa se ugiye kurya njyewe. Kiara ati ndarya ibiryo. Agiye kumutamika umukobwa yarakoroye, mwibuka ko afite kanseri. Diamond yaramufashe aramwiyegereza. Diamond afite ubwoba ndetse aranababaye kuko abizi neza ko umukobwa nta gihe kinini afite cyo kubaho. Igihe cyabo bagikoresheje neza, barakoreka umunsi ukurikiyeho wabonaga ko Diamond ari kure mu bitekerezo. Diamond yakomeje kumwitegereza, umukobwa nawe akomeza kumwitegereza, yumvaga atamuva iruhande, akomeza kwitegereza intoki ziwe. Umusore ndetse yatangiye no kurira, umukobwa aramuhanagura. Umukobwa yari amaze kwiyakira, byageze ninjoro batarasinzira. Umukobwa ati amasaha yagiye. Diamond ati ndabizi. Umukobwa ati natekereje ko mfite ubwoba ariko ntago ari ubwoba, ahubwo ndababaye, mbabajwe n'ibintu byinshi tutigeze dukorana, wagiye ukora wenyine ntahari. Diamond ati ntago wari ufite kuba wenyine, ariko ubu ngubu nzagumana nawe, nzakomeza nkwiteho mpaka ku iherezo ryawe, nzahora mpari ku bwawe ntugire ikibazo. Umukobwa yajunguje umutwe arambwira ati basi nsezeranya ko uzakomeza kubaho ndetse uzakomeza no gukunda, uzakomeza guseka nyuma yuko ngiye. Diamond ubwo yazunguje umutwe ati oya winsaba kugusezeranya ibyo bintu, wibimbaza kano kanya. Ubwo yahise amuyambira ariko Diamond arababaye. Barakwereka Jane na Kiara ubwo bari mu buriri, bisa nkaho iminsi ya Kiara iri kubarirwa noneho ku ntoki. Jane ati ndababaye, ntago nzi ngo ejo ngo hatubikiye iki, sintekereza ukuntu nzabaho ubuzima udahari. Kiara ati erega ejo twese turahazi, turabizi ko nzagenda nkapfa ndetse nk'abasiga. Kiara yamaze kwiyakira. Jane ati wivuga ibyo bintu. Kiara aranje ati humura rwose nta kibazo, ndetse abivuga ari no guseka. Jane ati ndi gutekereza ukuntu nzajya mbyuka buri mu gitondo sinkubone, ibyo birambabaza buri munsi. Kiara ati wigira ikibazo, wowe nyizera buri gihe nzaba ndi iruhande rwawe, ntago nyine bizaba ari mu buryo bwiza ariko nyine nzaba ndi kumwe nawe, nzajya nza nkukange. Barangije baraseka. Barakwereka umukobwa bamuzanye kwa muganga. Muganga ati Mr Diamond and Miss Jane, kano kanya rero ukuntu umukobwa ameze tugiye kureba ikindi kintu gikurikiyeho cyo gukora surgery, kubera ko ntago ntekereza ko 100% umuntu araza kumera neza, ni 50-50. Diamond ati muganga ati ndabizi ko kano kanya mwese muri kumva ko surgery iraza kugenda neza, gusa ndashaka ko mwumva ko ntago nawe basezeranya 100%. Diamond ati aka ni akazi kawe rero ugomba kugakora neza. Muganga ati ndaza kugerageza amahirwe yanjye. Muganga ati hanyuma rero hari document murabanza gusinya hanyuma tugakomeza. Diamond ati yego. Muganga ati ngaho tujye muri office yanjye. Ubwo bahise bagenda. Jane imbere yo gusohoka ati mana wadufashije basi Kiara kamera neza, surgery yararangiye. Ubwo Diamond na Jane barinjiye. Muganga ati Diamond and Jane mwihangane, gusa twakoze ibishoboka ariko byarangiye
yarangiye yapfuye. Jane ati ngo ngwiki, yahise asunika muganga ajya kureba umukobwa. Diamond yarumiwe ndetse abura n'icyo avuga. Jane yavugije induru. Diamond atangira kwibuka ibihe byiza banyuranyemo ubwo umukobwa yari amaze kumuha urukundo akiri muzima atarapfa. Diamond yabuze icyo kuvuga, akomeza kwibuka ibihe byiza bagiranye. Jane yararize, yarababaye cyane. Jane nawe yibutse ibihe byiza yagiranye n'umukobwa, amubwira ati ni ngiye muntu uzagenda mbere y'abandi bose. Diamond yararize yitegereza muganga. Muganga ati wihangane Diamond. Diamond yegereye muganga aramufata atangira kumutonganya ati muganga. Akomeza kwibuka iminsi banyuranyemo, iminsi yari myiza cyane. Diamond yararize, yarababaye gusa nta kindi kintu yari gukora. N'agafilme kacu nuko kagenze. Niba ari ubwa mbere igeze hano, wibuke gukanda kuri buto ya subscribe, share and comment. Nkomeje kubashimira urukundo munyereka n'umwanya wanyu mumpa, nanjye mbabwira yuko mbakunda kandi mbakunda cyane. Imana ikomeze kubarinda.